Ong's Hat, umujyi bivugwa ko ari irembo rijyana abantu ku yindi si, bagahunga imibabaro yo kuri ino si, agahinda no gupfusha iyo si bavuga ko bageragaho itabaho kurwara. Byinshi tutamenye kuri uyu mujyi ndetse byakomeje kuba amayobera. Nguhaye ikaze, aha ni kuri Steven White, wahageze nibyo. Kanda like, comment na share, niba utari wakora subscribe ndakwibutsa kuri gushikanwa cyane. Yikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Tugatangiriye kure y'imijyi yuzuye urusaku n'imivundo, ahari agace katwawe n'amayobera, kari mu mashyamba atagira iherezo, inzira z'amabuye zitatanye. Amazi y'umukara yisuka mu miferege ya kera, aho Pine Barrens ya New Jersey. Muri ayo mashyamba hari agace kamenyerewe mu izina rya Ong's Hat. Ni ahantu hakozwe n'inkuru, hahuriye ukuri, ibinyoma, ubusesenguzi n'amarangamutima. Amateka avuga ko hahoze umugabo witwaga Ong. Uwo Ong yamenyekanye kubera impanuka y'indengakamere yamubayeho. Bivugwa ko inkuba yamukubise ubwo yari ateruye ingutiya ye hejuru y'inyubako. Ingutiya igashya ikavamo yose ivu gusa. Iryo vangura ry'amashanyarazi, iryo honyora ry'ikirere n'umuntu, ryagize ubusobanuro bwinshi mu muco waho. Hatangiye kwitwa Ong's Hat, bisobanuye ngo ingutiya ya Ong. Iryo zina ryumvikanye nk'ibisanzwe, ariko ntiryagumye kuba irisanzwe. Mu myaka yakurikiyeho, Ong's Hat yahindutse ikimenyetso cy'ibindi bintu byinshi kurushaho. Hatangiye kuvugwa nk'ikibuga cy'amarenga, amatsinda yihishahisha, abahunga imiryango n'abantu bashaka ukuri kutari ku mugaragaro. Nka buri nkuru yose yiyobera, Ong's Hat ifite inkomoko nyinshi, ibisobanuro bitandukanye ndetse n'ukuri gutatanye. Ni nk'agatendo muri make. Iyo ugakasemo kabiri, buri gice cya buri gatendo kigira uko gisobanura ikindi gice gisigaye mu buryo butandukanye n'ubwa mbere. Mu myaka y'1970, itsinda ry'abantu baranzwe no gushidikanya ku migenzo ya kera no gushaka ibisubizo bitangwa n'imitekerereze mishya, ryashyizeho igikorwa gitangaje: gushinga icyiswe Morsh Orthodox Church. Batari kiliziya nk'izo dusanzwe tuzi, ahubwo bari agatsiko k'abantu bahuzaga idini, ubusesenguzi bw'ukuri, ubumenyi na politike y'ubwisanzure. Baje kwerekeza muri Pine Barrens, aho nta muntu ubaho, aho umuntu ashobora gutekereza atabangamirwa, aho igihugu gisa naho kidashoboye kukubona. Hariyo hatarimo amashanyarazi menshi, hatarimo imihanda ya kaburimbo, kandi hakwiriye umwimerere w'ikirere. Bahubakiye inyubako, imitako, barimo bashaka uburyo bwo kumva ibihe, kubyumva mu buryo bushyashya no gutangira iterambere rishingiye ku guhindura uko isi yacu yubatse. Abo bantu ntabwo bari abantu basanzwe, bari bafite inyandiko zivuga kuri metaphysics, quantum theory, sufism, cybernetics. Bari bameze nk'abakora science fiction ariko mu buzima busanzwe. Nyamara ibyo bavugaga byatangiye gukurura amatwi y'abandi bantu ku isi hose. Ensenabula Files. Mu mwaka wa 1988, ku buryo butunguranye, hatangiye kuzenguruka ku mbuga zitandukanye inyandiko zitwaga Ensenabula Files. Izi ni zari inyandiko zisanzwe, zari zigizwe n'ibice byinshi, ibyanditswe mu rurimi rusesenguye,
binagaragaza ibintu byari bikomeye kubisobanura. Zarimo amazina y'abantu, aho bari batuye, imirimo yabo n'ibikoresho bitangaje bakoraga. Muri izo nyandiko havugwamo ikintu cyari cyarahimbwe n'abashakashatsi bo muri Ong's Heart, igikoresho bise The Egg. The Egg yari imashini yashoboraga gufungura umuryango w'igihe, bakaba bava mu gihe turimo bakajya mu kindi gihe runaka. Ibi bisobanuye ko bashoboraga kuba bava muri iyi si dutuyemo bakajya mu yindi si, kuko nimba uvuye mu gihe turimo bisobanuye ko ugiye kuba ahandi hatandukanye n'aho turi. Icyo gikoresho ngo cyashoboraga gufasha ubwonko bwa muntu guca mu kindi gihe cyangwa mu yindi si. Bivuze ngo umuntu ntiyajyaga mu butayu cyangwa mu rwego rw'imyumvire, ahubwo ko yahavanwaga agashyira ahandi. Ubusesenguzi bwerekanye ko ibyo bikorwa byari bihagaze ku mategeko ya quantum mechanics, uburyo ibintu bishobora kubaho bibiri icyarimwe, nk'uko electron iba ifite ibice bibiri, icyitwa particle n'icyitwa wave. The Egg yifashishaga iyo mitekerereze ikajyana umuntu ahandi hatari hano ku isi dutuye. Isi nyinshi, multiversal theory. Iyo utekereje ku by'isi nyinshi, parallel universe, uba winjiye mu rwego rutari rusanzwe. Ubushakashatsi bwa siyansi buvuga ko igihe cyose dufata icyemezo hashobora kubaho indi si, isi itandukanye n'iyi turimo, aho icyemezo cyafashwe mu bundi buryo. Ibi nibyo rwose Ong's Heart yahindutse urugero rugaragara rw'ibyo bitekerezo. Nta gihamya gifatika cyerekana ko The Eggs yaba hari umuntu yavanye kuri ino si yacu ikamugeza ku yindi si, ariko abantu bavugaga ko babonye uko umuntu yahinduka, ko babonye amafoto agaragaza imiterere y'abantu batagaragara nk'abasanzwe. Ababikurikiranye batangiye kuvuga ko ahubwo The Ong's Heart ari umuyoboro, interdimensional gateway, aho ushobora kunyura ugasanga utandukanye n'iyo wari uri. Bityo hatangira kwibazwa niba ibyo byose byari ukuri cyangwa ari inkuru yatekerejwe n'ubwenge bukomeye cyane. Aha ni kuri Steven White. Ndagusaba nanone gukora subscribe kuri no channel, ni inkunga ikomeye. Kora like niba wakunda ikiganiro, commentinga ku byo wifuza ko twavugaho mu kiganiro gikurikira. Ntiwibagirwe no gusiga ukoze share kuri no channel. Ntibyatinze umujyi wa Ong's Heart winjira mu rujijo rw'amakuru y'ibanga. Inkuru zavuga ko leta ya Amerika yohereje FBI n'indi mitwe y'inzego z'umutekano kureba ibyo bikorwa. Havugagwa kwinjira mu bushakashatsi, kwibwa kw'inyandiko, kwibagiza bari bafite amakuru n'ababizi. Abandi nabo ntibahwemye gutanga ibitekerezo by'uko babyumva. Bamwe bavuze ko byahujwe na MK Ultra program y'ukuri ya CIA yakoreshaga imiti ku bantu
mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Bavuga ko The Egg Machine nayo yakoreshwaga mu igerageza risa neza nk'iryo rya CIA Make Ultraviolet Program. Uko abantu barushagaho gusoma kuri Ong's Hat, niko bakomezaga gukururwa no kubona ukuri kuri nyuma y'iyo nkuru. Ese ukuri kuri hehe? Ese leta ya Amerika yashaga iki? Ese koko Ong's Hat baba bari barakoze imashini yavana umuntu kuri iyi si turiho ikamujyana ahandi hatandukanye naho turi? Biracyari urujijo. Ese ubundi uyu mujyi wa Ong's Hat wagiye he? Ko irengero ryawo n'iburiro ryawo nta uzi aho byagiye. Biracyari amayobera, biracyakomeje kuba urujijo. The Ong's Hat, umujyi w'amayobera atangaje ndetse n'ibyawuberagamo bigoranye kubisobanukirwa, cyane ko abari bubidusobanurire babyize ubwiru bukomeye cyane, bakabihisha muri bo. Bamwe bakabipfira, abandi bagashimutwa, abandi bakaburirwa irengero. Abo bose ni abari butanga ibihamya kuri ino nkuru, bagatuma tuva mu rujijo. Nge nibaza impamvu yatuma bahishira bino bintu bibaye ari ukuri. Nimba koko Ong's Hat bari barakoze imashini yavana umuntu kuri iki gihe turiho ikamugeza ahandi hatandukanye, kuki iyi mashini batayiretse ngo ikorwe uyu mushinga umurikwe nk'indi yose? Ukuri kuri nyuma y'iyi nkuru ya Ong's Hat kuracyakomeje kuba urujijo rukomeye, ntibisobanutse neza, biragoranye kubyiyumvisha mu mutwe wawe. Abantu benshi bemeza ko Ong's Hat ari imikino yo kuri internet, alternate reality game, yakozwe yerekana ngo uko abantu bashobora kwemera ibinyoma bidafite aho bihuriye n'ukuri. Bavuga ko wayikwirakwije iyi nkuru ari Joseph Matheny. Mu kiganiro nawe yagiranye n'abanyamakuru, yemeye adashidikanya ko ari experimental media art, igikorwa kigamije gusa gushimisha abantu ariko kidafite aho gihuriye n'ukuri. Ibi ngibi nubwo bivugwa gutyo, ariko abandi bantu ntibabyemera. Baravuga gusa ko hari ukuri kuri guhishirwa ahubwo na leta badashaka ko kugera hanze. Iyi nkuru ya Ong's Hat igutera kwibaza ibibazo bikurikira. Ese ubundi kuki abantu bari bashishikajwe nayo? Ese byaba ari ukwifuza ibidasanzwe, cyangwa nuko isi isanzwe irimo iragenda ibacika? Ong's Hat ntabwo yari inkuru gusa, ahubwo ni ishusho y'ubwonko bwa muntu bushaka kubona cyangwa se kumenya ibindi bintu bihishwe ubwenge bwabo batigeze babonaho. Ibyo bizwi nka miracles, ibitangaza. Ese Ong's Hat yari koko irembo ry'indi si, cyangwa ni inkuru yatewe n'amarangamutima y'abashakashatsi bagamije kwibonera inyungu mu bundi buryo, cyangwa koko byaba ari ukuri leta ikaba yarabishiriye nk'uko rubanda rugufi rubivuga? Amahitamo akomeje kugorana kuri iyi nkuru. Si twe gusa, ahubwo nabo muri icyo gihe byarabagoye. Kwizera ukuri no kwizera ibinyoma byaragoranye. Byaragoranye kumenya uruhande ruri ukuri cyangwa se uruhande ruri mu binyoma. Ese ibi byaba bihuriye hehe n'ukuri? True or false? Ahangaha iyo bigenze gutya, the choice is yours. Uhitamo ibitandukanye n'ibyawe. Aha ni kuri Steven White. Ndagusaba gukanda subscribe, kandika comment yawe icyo wifuza ko twaganiraho mu kiganiro gikurikira. Ibuka gukora share kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi.
ntiwibagirwe no gukanda like nimba cyakunejeje. Ciao ciao, dusubire.